rero ngwino ndebe rero niba uzi kuryamana n'abagabo b'abandi banza ujye ubibutsa kumenya inshingano wishaka ko bamera nk'umugabo wawe niba atamenya inshingano z'abana be kandi niba umugabo wawe amenya inshingano z'abana be n'ababandi uryamana nabo bibutse kumenya inshingano z'abana babo wa mugabo azagukunda byimbitse ajya avuga atari kuri ya mugore nubwo dukora ibyaha byo kuryamana ashaka kuba ari umuntu muzima ni umuntu muzima. Iyo ni inama ku ndaya zitwara abagabo b'abandi urumva urarane nawe nibigera saa sita z'ijoro umwibutsa atahe kugira ngo ejo azabone uko agaruka afite fureshe. Rero mujye mwemera mwitwa indaya kuko ibintu byo kuvuga ngo ntago ndi indaya wati nanjye genda byemera ko ndi nayo deja buriya nawe uri indaya ariko ntimukajye muhakana ko mutarizo. Ntaba yose utekereza ko ngiye umugabo ya biriya utekereza ko ngiye se umugabo yambwira ngo ntagahahira kabiri gatatu umwana ntamusanga no mu kazi ngiye ubu ndeba ahangaha nawe arabizi za mpinja zose nzazikwereka kuri telefone zose naziterura nkazimushyira nanjye ubwanjye ndaba ntishoboye ngo ndajya gushobora bene rubanda urumva bene rubanda ubwo nabawe dekareka rubanda gute kandi arabana ubwoko bwanjye nawe afite ubwe urumva sinabazanye nawe ntiyabazanye ngomba kuhaba nka nyina nawe akahaba nka se inshingano nizimunanira nzaterura bamusangisha iyari dekareka nta mpamvu uriya mugore ari gutaye amaraso yawe njye se nzabata nzamusanga iyo ari mu kazi no mu biro n'aho akorera na hehe hose ziburiya kari akantu nka buriya nko ku mugore wa Sabi uriya aba ari umuti mwiza cyane wo kuba yakwicaza umugabo akamubwira ati sheri wumvise wa mugore wenda niyo yaba abizi atarabizanye hanze wenda ariko akamubwira ati sheri wumvise wa mugore uryamana nawe hari undi aryamana nawe akamwereka ko hagati yabo nta rukundo rwari ruhari yavuye hariya kwa Sabe ngo wageze hariya bivuga ngo uburiri aryamishaho Sabe nibwo yo Sabe arahava akaryamishaho n'undi na Dani rero mujye mwibuka yuko abo bantu baba batwara abo bagabo b'abandi cyangwa abagore b'abandi ujye uharyama ubizi neza ko habyutse undi mu mutwe w'uriya mugabo uba ukora gute kuba umuntu aza kukwingingira kumenya umwana wabyaye ubwonko bwawe bukora gute bumeze gute wowe wumva umeze ute ngiye buramba mita numva wangira muganga agahitamo gusuzuma uriya muntu nkareba niba nta rusinga rwatakaye umwana yabyaye yego hari umukobwa nigeze kubona abwira undi niba yarabwiraga umugabo ati ndabiyemye ati nimukigire imbwakazi z'abagabo urumva ati nimukigire imbwakazi z'abagabo nose mwuka byaramo mwabagabo mwe niba warabyaye umwana ukamushyira ku isi ukaba udashaka kumumenya ese urimo umusunikira we yamukuye kwa se yamukuye kwa nyina bikora birasaba kwegeza hejuru ndashima yego cyese ndabona uri bungurire resanse rero nangiye kugufirima ngo duhereye hasi ariko ndakwiyama uze kwerekana amaguru yanjye ntabwo mvise ko bwashize bakubwiye ngo wikwerekane ayo maguru y'uwo mugore yaba mabi yaba meza n'ayanjye ujye unayerekana ahubwo uhere no hasi ku mano tuya filime none oya kandi ntambaye mini wambaye iki nambaye ikabutura wambujije ko tuwa filime oya jewe nzajya mbanza mbatega akanyobwa yego uyu munsi rero tugiye kuganira dushaka ko tuganira tuzaganira ku ngingo zirenga enye hano muri iki kiganiro ariko turaza guhera ku kiganiro cyakozwe n'umugore witwa More n'umugore wabyaranye na Dani nanone n'umuhanzi nyarwanda benshi baramuzi. Uyu mukobwa uyu mudamu avuga ko yabyaranye na Dani ndetse Dani atayitanga indezo ndetse avuga ko ageza kumureba aje kumwishyuza indezo akihisha rimwe n'imwe akanifungirana mu nzu rimwe n'imwe akanga no kumwitaba. Uyu mugore avuga ko kugira ngo ikibazo afitanye kinde kigabanuka ndetse n'ubukene afite bugabanuke yaje mu nzu ya Dani apakira ibintu byose n'inkweto n'imyenda byose arajyana ashyira mu modoka arabyikorera
arabijyana bya biri mu nzu yo kwa Dani aho Dani yabaga. Mbere na mbere nk'umumama nk'umubyeyi urababora umubyeyi ufite abana ndetse uzi ko kwihakana umwana ndetse no kuba waba mu rugo udafite umugabo mutabana papa w'umwana ko bimera, ariko imyitwarire y'uyu mama wabibonye gute, wayakiriye gute? Njyewe nta nubwo bari abantu narinana bazi n'uwo Dani sinarinana muzi. Buriya dufite abahanzi benshi, buriya umuntu amenya ba bandi nyine bakomeyemo cyane baba bazwi n'abantu, ariko hari abo umuntu atamenya. Yego. Ariko njyewe naranamubonye uriya mudamu, ikiganiro narakibonye, ngira ngo niba cyarakozwe na kamarade ahari, ariko narakibonye. Rero hari igihe usoma komantere cyangwa se ukumva wenda n'abandi hirya baravuga ngo mada ngo rera umwana, urumva ngo rera abana ngo naba nawe ni babiri, ngo twebwe mama yatureze turi 5. Yego. Nashaka zabe yarabareze muri 20. Ngiye ntabwo nagushyigikira yuko nose barumva atagomba kwaka indezo. Ubundi se itegeko ubundi ryemeza yuko umuntu agomba kubyara umwana akamwisa mama afite se niyi. Niyi. Yego. Wikumva ngo ngege nifa ngo ndera abana ngiye nyine ngo abana ni 7 ngo ni 8 ngo nawe komera, arakomera kubera iki? Yego. Niyo yaba ari umwana umwe agomba kujya kumwakira indezo kuko uwo mwana afite se. Ahubwo ngewe buriya mpita nibaza mu mutwe wuriya mugabo ubukora gute, kuba umuntu aza kukwingingira kumenya umwana wabyaye, ubwonko bwawe bukora gute? Bumeze gute? Wowe wumva umeze ute? Ngiye buramba mita numva wangira muganga agahitamo gusuzuma uriya muntu nkareba niba nta rusinga rwatakaye, kuko icyo ntabwo ari ikintu umuntu yakabaye aza kukwingingira. Yego. Urumva? Kuba umugore yabagira amahane, kuba umugore yabadashoboka igihe utabibonye mbere yuko umubyara abo bana. Izindi komantere ntazo tuzanira. Buriya nta mpamvu nimwe ihari, ngiye nkunda kubivuga. Yego. Nta mpamvu nimwe ihari ushobora kutuzanira utubwira ngo nyina w'uyu mwana ntashoboka, nyina w'uyu mwana ni mubi, nyina w'uyu mwana ni mugufi. Oya, ibyo ntitubireba. Menya abana wabyaye. Yego. Numva kira kintu nta mpamvu yo kukingingira umuntu. Kwinginga umuntu ngo fasha umwana wabyaye, umwana akarinda ubwo yambara urukweto rugatoboka kuriye. Nabonye hari naberekana ngo yerekanye urwase, yerekanye urw'umwana, umwana uburyo ajya ku ishuri urukweto rwaratobotse. Icyo ni ikintu cyo kukwingingira kweri. Benshi bari kuvuga ngo ntiyagarakwiriye kubikora kujya mu rugo agakuramo ibintu byose yari afite akabitwara. Ahubwo ntabwo genze impamvu inzu yose nayo atayiteruye ngo ajye kugurisha akuremo ikiramira abana. Urumva? Afite n'uburenganzira kwinjira mu nzu y'umuntu ugatwara ibintu ashaka no kugerekaho ibitariho. Yego, nibyo bagarukaho cyane. Ariko rero ngiye ndi kumva kuba yafata ibintu akavuga ati ngiye kubigurisha abana babo. Ese aragira ngo umwana umwe abanze apfe yishwe n'inzara abone gutabara? Abana niba yemera ko arabi, bikaba byaremejwe ko abana arabi, ngiye ndi kumva nepo icyo kintu nta nubwo yakabaye, nta n'umuntu wakabaye akimwingingira, nta n'umuntu wakabaye ajya kumushaka umwana yabyaye. Yego. Hari umukobwa nigeze kubona abwira undi, niba yarabwiraga umugabo ati ndabiyemye ati nimukigire imbwakazi z'abagabo. Urumva? Ati nimukigire imbwakazi z'abagabo. Nose mwuka byarama mwabagabo mwe, niba warabyaye umwana ukamushyira ku isi ukaba udashaka kumumenya, ese urimo umusunikira we yamukuye yamukuye kwa nyina. Ngewe rero reka nkubwire ukuntu nteye. Ngewe niba afite uburyo bwose, yaba amufata mu ijosi, yaba afata amaguru akayahambira, yaba amujyana hehe, uburyo bwose bwo kugira ngo ashakishe uburyo umwana yabona indezo, ngewe ntabwo namubwira ngo narekereyo, ngo nanjye ndarera abana njyenyine, ngo nanjye ngo mama yareze benshi wenyine. Oya, ubwo nyine niba yaremewe uwo muruho ntabwo bisobanuye ko n'abandi bose bagomba kuwemera. Yego. Ntagende asaba indezo. Yari akwiriye kujya mu itangazamakuru gusebya umugabo we. Ariko reka nkubaze ikibazo. Ariko ubundi hano iryo tangazamakuru mutubwira, hano kuri iri tangazamakuru kuki mukunda kwigira beza? Wese ubivugiye, wowe wabyumvise ubikwese kwitangazamakuru, wese yaceceka. Erega aba bantu bavuga ni nabo batuma ibintu bikomeza gukura. Nawe ufite ubwo bwenge bufite icyo burushuriya wavuze, nawe waceceka. Kuko uko mukomeza mubivuga ni nako bikomeza bizana bizana uburemere. Yego. Rero igihe utabashije icyatumye udaceceka
ikibazo wagize kigatuma udafunga umunwa wawe ni nacyo kibazo uriya wafite ahubwo ikiremereye kurenza wowe ari nacyo yagombaga kuzana imbere y'abantu. Nose iyo myaka yose amaze atabona iyo ndezo ntabwo yari yaracecetse. Erega umuntu ajya kuvuga byanze. Yavuze ko ngo ashize amezi menshi nagara umwaka atayitanga. Ese bura warubizi neza ko warubizi neza yuko buriya abagore baba badakeneye n'ibintu byinshi cyane. Erega ntabwo twanze ko abagabo b'abakene batabaho. Babaho kandi wenda batabana n'abagore babo. Ariko mu bushobozi buke ufite ukagaragaza ko ukunze abana bawe n'abana bakakumenya. Erega hari ikintu utahindura niyo yashaka umugabo ntabwo azakora iki, ntabwo azaba se w'abari abana. Uko byagenda kose mu bukene ufite garagaza ubushake bwawe. None se utekereza ko twe dufite ubushobozi? Nta bushobozi dufite, ariko abana bariga. Kubera iki? Uragenda ukabwira ati nshuti nguhaye 30 ejo nzaguha 20. Ejo ese we biramunaniye? We biramunaniye? Usanga nta mafaranga afite uriya mugabo. Ntayafite, erega nta n'uyafite ko na rubango yapfuye akiyashaka. Urumva nta n'uyafite. Ahubwo ubushake, imbaraga ushyiramo kugira ngo cya kintu uzagikore. Ukavuga uti mu bushobozi buke mfite ngiye kujya ku ishuri ry'abana mbabwire ko ejo ntarayabona ariko nzayabona. Nawe umubwiye ngo nayatangire rimwe. Ese ugira ngo yagize ubwo bwitange akavuga ati rero ni mwihangane uyu munsi wenda murye kabunga. Erega kuba waratandukanye n'umuntu ntago bisobanuye yuko ntago bisobanuye ko mutavugana neza mugakemura ikibazo mufitanye hagati yanyu cyane. Kuba waratandukanye n'umuntu ntago bisobanuye guhora muryana. Kuba waratandukanye n'umuntu ntago bisobanuye guhora muri hasi hejuru. Wowe ubahiriza inshingano wowe ugomba gukora nk'umuntu w'umugabo, hanyuma izindi ukora iki? Ibindi ubyihorere ujye mu buzima bwawe busanzwe, ukunda uko ugomba gukunda, ushima ugomba gushima, sibyo? Hanyuma numvise nangwino ndebe yaraje. Ahwi. So mugora afite iki? Ngo ahwi. Ndarushye. Ndushye kuvuga. Uzi ko buriya njyangwa hari uriya mugore atekereza ko biri mu mpamvu ituma njyangwa umugabo atamuha iposho. Buriya rero mwandaya mwe zitwara abagabo batari abanyu. Umva mbagire n'inama rero y'akantu kamwe. Niba uzi kuryamanye n'umugabo utari uwawe, niba uzi kuryamanye n'umugabo utari uwawe kandi ubizi ko ari butaye, kugira ngo ugire amahoro kandi uzahorane ya mahoro, banza umushyire muri pozisiyo yo gukunda urugo rwe n'abana be. Nawe ibyo urimo bizarama. Iyo ni inama kundaye. Nawe ibyo urimo bizarama. Ariko igihe uzahura n'umugabo ukamwumvisha cyangwa ukamutoza uburyo agomba kugira urwangano mubashinzwe, abo ni abambere, najya kujya kuwa kabiri ni wowe wazakurikizaho. Ikiza rero banza umwereke yuko abana agomba kubafasha, agomba kubakunda, ni nakuba ubundi kuramana na wa mugabo. Kuko nawe uba uri kumwigisha, uba uri kumwibutsa yuko agomba kwibuka inshingano kugira ngo nawe ejo nugira ibyago akagutera iyo nda, ndabyita ibyago, cyangwa se akaba anagutunze, byibura azibuke yuko hari ikintu wamutozaga cyo gutanga umuryango we. Byibura wenda azakugarukira. Ariko buriya kuba uri indaya ukishyira hejuru ukumva ko ari wowe ugezweho, nta gahora gahanze. Kandi ikindi cya kabiri ibyo umutoza uriya n'uwa mbere nawe uri uwa kabiri mu kuzakwanga nk'uko urwo rwangano urimo kurumutoza. Ahubwo we niba ushaka ibintu biramye, ibintu byiza bizahoraho, bahanze umaze uti mbese sheri uti mu rugo wabahaye iposho mbere y'uko urima, uzarebe ko uwo mugabo mutazaramana, murarambana ariko ni umukuriwe umutima wawe wose ukazi wawe, ibyiwe byose akabyibagirwa. Nawe nta n'ukwezi muzamarana, nawe abandi bazamutwara kandi agenda akora iki, agenda agiye. Rero icyiza ahubwo ni uko mwajya mubungabunga ingo z'abo bagabo muba mwatwaye, mukazibungabunga kugira ngo wa mugabo atica inshingano, kandi yazishe bituma
ya marira y'abana n'umugore akomeza kugukurikirana nawe akagutera umwaku. Banza wige ko ngiye gutwara umugabo w'abandi, ngiye kurarana nawe atari uwanjye, ubanze umwibutse kumenya inshingano. Hari akantu nigeze kubabwira kamwe, nuko wenda ntabibasobanurira, ariko akangaka nkomojeho ko kubabwira ngo witwara umugabo w'abandi ngo nurangiza unamugaburire, mwereke ko ari umugabo agomba guhaha, kuko iyo ugiye kumuhahira umwibagiza inshingano nk'umugabo. Yego. Rero ngwino ndebe rero, niba uzi kuryamana n'abagabo b'abandi, banza ujye ubibutsa kumenya inshingano. Wishaka ko bamera nk'umugabo wawe niba atamenya inshingano z'abana be. Kandi niba umugabo wawe amenya inshingano z'abana be, n'ababandi uryamana nabo bibutse kumenya inshingano z'abana babo. Wa mugabo azagukunda byimbitse, ajya avuga atari kuriya mugore nubwo dukora ibyaha byo kuryamana ashaka kuba ari umuntu muzima. Ni umuntu muzima. Urumva? Umwibutse mu biganiro muganira, mujye muganira umwibutsa yuko uti sheri, buriya rero wenda ibi dukora nubwo bitanemewe, cyangwa se nubwo nkunda, ariko nanjye ndi umugore. Buriya kugira ngo atazatuvumbura rero jya ugerageza umwiteho cyane. Ugerageza umwiteho, umwereke urukundo, abana ubereke urukundo. Apana kumubwira ngo ni wowe urigezweho, ni wowe mwiza. Uzi abagore aba yararongoye, uzi abagore aba yaranze. Mana yanjye. Buriya rero abantu bakunda ibintu byinshi bije ako kanya ariko bitazarama. Bitazarama. Urumva rero ujye ugerageza ubatoze, ubabwire uti mukunda abana banyu. Iyo ni inama kundaya. Kundaya zitwara abagabo b'abandi. Urumva? Urarane nawe nibigera saa 6 z'ijoro, umwibutsa atahe kugira ngo ejo azabone uko agaruka afite fureshe. None ako nepogiye kukubaza, wari uzi ko buri mujura ashobora kujya kwiba ahantu agasiga atishenye urugo kugira ngo azakorera andi? Cyane. Cyane. Akamwiba akamusahura, yarangiza akavuga ati shanda kuretse, genda upaga sande ejo nzabona ibyo njyana. Tikamenetse kukwica. None aramutse amwishe ejo yaziba iki? Uko yababuze aho yiba. Nawe rero niba ufashe umutima w'umuntu ukawujyana wose ukamwibagiza aho avuye, bivuga ngo aje wese najya no kukuvaho ntacyo uzasigarana. Yego. Ahubwo azaba umwe mu bagushinja yuko wamushutse. Yo nama ni ngwino ndebe. Ako numvishe ko ubushyizemo indaya kandi ngwino ndebe si indaya. Ntago jewe navuze nuko nyene namutanzeho, none se ngiye mbigire niko ko ari uko mba mbyumva. Ariko ndashaka ko tuganira kuri ibi bintu. Uyu mudamu kuko yarabyaye, uyu mudamu uhora ugaruka cyane mu gutwara abagabo b'abandi, noneho bafite n'izindi ngo abenshi bamuzi noneho mu muco aririmba indirimbo gakondo, arabyina, byose bakaba nyine urumva muri make akora ibijyanye n'umuco. Ariko tukibaza none wa muco bamwigisha kubyina, wa muco bamwigisha mu kuririmba, byagenze gute? Ni umujyana muri ibi bintu cyangwa baramubeshyira? Buriya rero icyo nkundira, buriya indaya nta marangamutima zigira. Impamvu mbweho nta marangamutima zigira, wa mugabo we nujya ujya kuraya ku mugore cyangwa se ukajya kuryamana n'umugore, ujye umenya ngo aho ugiye hari undi wahavuye. Yego. Ubwashize ntibamubariraga kuri Sabe, yego, none ntibamubariye kuri uriya, kandi erega nta nduri ivugira ubusa. Ntabwo uriya mugore mu bantu bose batuye igihugu yahitamo akavuga ati uyu munsi ngiye kuvuga ngo ino ndebe. Ntabwo yamuvuga hatariho iki, hatari impamvu. Rero icyo shaka kwereka abagabo, urukundo narababwiye ngo nta ubundi aha mpagaze nta n'isegonda rufite, rukora aka kanya. Urumva niba ari kumwe n'uri aramwereka uburyo ari we mugabo mwiza, ari we yakunze. Kandi burya abantu basambana burya bagira na systeme, cyane cyane abagabo. Buriya uza abagabo basambana, buriya abagabo basambana bakunda no gusebya abagore babo. Akagenda abwira abandi bagore ati buriya umugore yaranyimye, ati buriya ntituryamana tumaze imyaka 2. Undi ati wo, ati ko wagowe, ati imyaka 2 yose ukaba warayigejeje.
urumva imyaka 2 yose ukaba warubereye wari utegereje njyewe ngwino ndebe akumva umugabo yaragowe. Noneho icyo shaka kubereka yavuye hariya kwa Sabe ngo wageze hariya bivuga ngo uburiri aryamishaho Sabe nibwo yo Sabe arahava akaryamishaho n'undi na Dani. Rero mujye mwibuka yuko abo bantu baba batwara abo bagabo babandi cyangwa abagore babandi ujye uharya mubizi neza ko habyutse undi habyutse undi urumva. Rero ntabwo ntimukumve yuko ari wowe mwiza, uwo wanze aba afite uwamukunze n'uwo ukunze nawe aba afite undi wamwanze. Icyo kintu nyibabwira buri munsi cyane. Rero ntukumve ko ukunze umuntu cyane ngo wumve ko uwo muntu ukunze hari uwamwanze, hari uwamubonye nka Gasiya. Uwo ukunze rero nawe hari umureba isesemi kabira. Yego. Ibyo rero bijye biba ku giti cyawe, ariko icyo mbabwiye cyo mujye mujya muri ayo marogi cyangwa mujye nahe umenye ngo ubu buriri sinjye uburyamyeho ngenyine. Hari undi wabubyutseho. Hari undi wabubyutseho. Rero mujye mwemera mwitwa indaya, kuko ibintu byo kuvuga ngo ntabwo ndi indaya wati nanjye genda byemera ko ndi nayo deja buriya. Nawe uri indaya? Ariko ntimukajye muhakana ko mutarizo. Ntaba yose utekereza ko ngiye umugabo ya biriya. Utekereza ko ngiye umugabo yambwira ngo ntagahahira 2-3 umwana. Ntamusanga no mu kazi ngiye ubu ndeba hangaha nawe arabizi. Za mpinja zose nzazikwereka kuri telefone. Zose naziterura nkazimushyira. Nanjye ubwanjye ndaba ntishoye ngo ndajya gushobora bene rubanda. Urumva? Bene rubanda ubwo nabawe. Dekareka. Rubanda gute kandi arabana? Ubwoko bwanjye nawe afite ubwe urumva sinabazanye nawe ntiyabazanye. Ngomba kuhaba nka nyina nawe akahaba nkase. Inshingano nizimunanira nzaterura bamusangisha yari. Dekareka nta mpamvu uriya mugore ari gutaye amaraso yawe. Nge se nzabata nzamusanga yari mu kazi no mu biro naho akorera na hehe hose maji, ariko ntabwo giye narera abana ngenyine isahari. Oya wenda biranga bikanga ariko bizanga nagerageje ntago gende muri babagore bicara ngo bavuge ngo nagende isi zamubone. Oya zamubona ryari zamubona ryari ko ari ngiye ugomba kuyimubonesha. No kumukiraho bari. Jewe ntabwo ndi muri babantu bavuga ngo ndicaye ngo dategereje ngo Imana izamuhana. Imana ryari naratagangaye. Hari amakuru mu gihe cya muri yasaga ya Ngwino Ndebe na Sabe nabonye abantu benshi babigarukaho cyane, mbona comment nyinshi zina zibyandika zibivuga, harimo nabavuga ngo Ngwino Ndebe ngo yarinda y'Ibutare. Ariko buriya nta nubwo karakantu uzi buriya karakantu nka buriya nko ku mugore wa Sabe. Uriya bari umuti mwiza cyane. Umuti mwiza cyane wo kuba yakwicaza umugabo akamubwira ati sheri wumvise wa mugore wenda niyo yaba bizi atarabizanye hanze wenda. Ariko akamubwira ati sheri wumvise wa mugore uryamana nawe hari undi aryamana nawe akamwereka ko hagati yabo nta rukundo rwari ruhari, ahubwo icyuriya mutari gupanga ibindi wenda mwibereye aho. Ariko ikintu ngewe ntajya nemera ni kimwe, niba ubizi neza Nepo uramutse unsanze ahantu nicaranye n'umugabo utari uwanjye, igihe nzi ko ntishinja kuvuga ngo turi buryamane, nta n'impamvu yo gukorwa n'isoni, nta n'impamvu yo kukwisobanuraho, nta n'impamvu igomba kuntera ipfunwe kereka ikiri mu mutima wanjye. Niyo wasanga ndi mu cyumba we ntagamije kuryamana nawe, nta busobanuro ngewe nakugomba. Rero buriya hari akantu abagabo bajya bakora k'amafuti, ugasanga umugabo kuri telefone baramuhamagara ari kumwe n'umugore we, kandi wenda wa muntu umuhamagaye nubwo ari umugore nubwo ari igitsina gore nta n'ikintu na kimwe amuteganyaho. Ariko ugasanga telefone agiye kuyitabira hanze. Kubera iki? Kubera ko atekereza ko umugore we nabyumva ari butekereze ko hari ibyo yikeka. Niba ntabyo wikeka icara witabe telefone muganire. Niba uri umugore ukaba ntabyo wikeka itaba umugabo uguhamagaye, kuko ntabyo wikeka. Wamwitaba rugasenyuka. Ibyo ngibyo biramutse bisenyutse bigasenya urugo, aho niho handi wa mugore azajya handi yamara gushaka akabona ibikomeye kurenza ibyo umugabo we yakoraga agashaka kugaruka.
kandi deja ngenda ndatekereza ibyo ntago ari ubusambanyi. Uba uri gusambana se witabye umuntu kuri telefone. yego Nose kwitaba umuntu kuri telefone bivuze iki? Nose ahantu ukora ntabwo ukorana n'abagore, ntabwo ukorana n'abagabo, ntukorana n'abakobwa. abagore baba bafuha cyane. Iryo fuha rero niryo ry'amafuti. Niba rero ugasanga umuntu agiye kwitabira telefone yo kure kandi uwo yitaba ntacyo bapanga, nta nicyo binavuze, ariko ugasanga wowe ushyizeho urwikeko hagati y'umuntu mubana n'undi. Icyo gihe umugore aragukeka kandi akagukekera ubusa. Ngegeye rero nta kintu dupanga, igihe ntacyo tuvugana nakwitaba. None se ubundi ndamutse nkwitabye tukavuga n'ibindi tugaseka, kuba utambaza ngo tuzongere duhurire hahandi, kuba utambaza ngo tuzongere ngo duhure ryari dukore bya bindi, ubundi ko mu biganiro uwo muntu witaba igihe nta kintu umupanga, nta nubwo hazamo ibiganiro by'urukozasoni. Uba utinya iki kwitabira telefone? Uba utinya iki kwitabira telefone? Hari abagore badasaba ubusobanuro, ureta avuga ati kabaye ubwo izo ni indaya. Uramureka akabyimba akazongera akabyimbuka ku giti cye. Hari abagabo badakunda kubona abagore baba barakaye. Burya rero umuntu ufuha umugore ufuha kugira ngo uzapfe kumubona maze iminsi 3 atararakara byakuvuna, biragoye. Urumva umuntu ufuha kugira ngo uzamubone maze iminsi 3 atararakara, niyo ahamagaye kuri telefone akumva umugabo arimo arayivugiraho atitaye ko bavuganaga, ashaka kumenya yavuganaga nandi. Rero biragoye kugira ngo uzabane n'uwo muntu uhora umuha ubusobanuro. Biragoye. Ubwo rero ashaka kumushaka 2 gatatu akumva telefone arayivugiraho. We muri umuntu ufuha ashaka impamvu aho zitari cyane. Ni umuntu utajya wiha amahoro. Rero nibo babandi usanga n'ubundi abagabo babo bahora bikeka, bahora umuntu akamuhamagara ugasanga ari mu rugo yakuyemo ngo yashyizemo akadege ngo hatagira abamuhamagara. Izo mpamvu rero reka nkubwire ntago wazazivamo. Umuntu ufuha umuti we urangizwa nuko umweruriye. Ukamubwiza ukuri. Ukamubwira utakaze nkora, habamo abagore, habamo abagabo, habamo abana, habamo abakobwa, uzamamagara wese nzitaba, nuturi kuzasandara ugende twagushyingure. Gushyingura ntabwo agashyiraho ku mugore wawe. Ariko ibyo ni ibiki? Kanwaga. None akoze ubuzima bwo kubana n'umuntu ahora afureka ntabwo byazavamo. Yego arakarina kubashaho gato ko tutagasobanuye cyane. Uyu ngwino ndebe uri indirimbo gakondo, umuco nyarwanda, wa muco afite ni uyu ngo ari kutwereka. Ni we afite kubyina se no kuririmba. Erega buriya abantu baririmba n'abantu babyina ngiye rimwe na rimwe mba mbona ahari baba bameze nk'abasazi. Ibyo bakora ntaho bihuriye n'imico yabo. Nyine agomba kubyina kuko azi kubyina, azi gutega amaboko. Nose ariya amaboko atega akuraho ikiri mu mutima we. Ese ubundi reka nkubaze ikibazo, kuki kuryamana n'umusore cyangwa kuryamana n'umugabo ushaka, kuki mubishyira mu kuba nta muco urimo? Gusa ni umuco gutwara umugabo w'abandi. Ariko uriya mugabo abagabo b'abandi buriya babatwara batera. Siko icyo kintu nzagikorera ubushakashatsi nkashaka nk'umugabo ntwara. Aryo warayira baheye. Umugabo warayira. Aba Kanombe. Aba ari we duheraho. Tutwara. Ubundi yagiye. Rayira sarahari. Ubundi batwara bategute umugabo ukamujyana rwose ukamuvana mu mwanya arimo. Arya ari menge. Ubwire Rayira ko ngiye gutwara uwe. Ahubwo inyuma kamera umpe adresse neza. Ahubwo ndagwana nimero z'umugabo kabisa, aho biroroshye. Tubanze tumenye uburyo batwara umugabo w'umuntu akava ku mugore burundu akagenda. Uwo mugabo n'ubundi abatagukunda. Yego. Reka tumuvaho ngwino ndebe ariko nago nabura kubaza kano kantu. Nigeze numva ko bari muri gahunda ya process ya divorce, sinzi aho byarangiriye. Ariko bino guca inyuma cyangwa se gutwara kuryamana n'abagabo babandi wumva ari byaba byaratewe kuba uyu mudamu yaratandukanye n'umugabo we
oya ntago ariyo mpamvu bakibana buriya ibyo bintu ntago byabayeho, ahubwo wenda buriya asuze ukuntu bimeze, ntago kuba yaratandukanye n'umugabo ntaho bihuriye n'ibi bintu. Urumva umugabo wa mwene nyina washobora kuba izi showbiz zibamo cyane, iyi mihanda yimenyereye kujya imbere ya kamera, ariko buriya abagabo benshi ntabwo bakunda umugore ujya imbere ya kamera. Urumva kuko inshuro nyinshi buriya rega nicyo njya nkubwira, hari ukuntu umuntu ajya ahantu abantu bose babona agakundwa n'abantu benshi yarangiza akibagirwa uwo ari we. Iyo yibagiwe uwo ari we rero uwo bari kumwe hari igihe atabyishimira, kuko we biterwa ni ukuvuga ngo buriya ugiye kubisuzuma wasanga harajemo izo ntambara cyangwa izo mvururu ari uko umugore atangiye kujya muri biriya byo kubyina, kwiyerekana ku mashusho media, kandi wenda umugabo ni umuntu ukunda ibintu bituje bitari rwaserera. Ntose ubu n'abagabo bangahe, ikimenyetso cya mbere ni abagabo bangahe umugore ashwana n'umugabo ukabona umugore yaraje n'umugabo araje, ariko kuba umugabo we ataraza imbere ya kamera ngo aze kwisobanura cyangwa avuga iby'umugore we nuko ibyo bintu atabikunda. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko rero na mbere hose umugore abijyamo atabishakaga, kandi noneho hari igihe umuntu abijyamo akibagirwa uwo ari we. Iyo yibagiwe uwo ari we rero atangira kwihenura kuri wa wundi, cyangwa se agatangira kumwereka yuko isaha agomba gutahiraho niba umugabo atazikunda ntazikunda. Kuko njyewe rega niba uri umugabo ukaba uri gupagasa amafaranga yawe ukaba ukora ukaba uhahira umugore n'abana bawe, nta mpamvu hari abagabo bumva yuko umugore atabazana ikiburi, ukaba yanakubwira ati ngenda gushingira depo y'amakara hariya, ariko biriya bintu simbikeneye, ngenda gushingira nanjye umugabo wanjye ntabwo abikunda ibi bintu byo kuri social media, ariko njyewe wenda ikintu cyatuma anabireka nuko azi ko mba no mu bintu by'indirimbo, kandi ibyo bintu by'indirimbo yabinsanzemo ko yasanze indirimbo muri orchestre yo kwa Karirosi mugatenga. Urumva rero ntabwo ibyo ngibyo arabizi ko yabinsanzemo, ibyo biragoye no kubigukuramo, no kubinkuramo biragoye. Azi ko wenda ikintu cyatumye bidakura bitagira gute byari ubushobozi, byari ukuba wenda afite impinja inshuro nyinshi, azi ko ari iyo mpamvu, ariko azi ko nkubazi ko mbese urwo ruhande ari rwo rwanjye. Rero uri kumva ko ntago umugabo azaguhahira niba abagabo benshi baba bashaka umugore agendere muri kondisiyo ziwe, agashaka ngo nujya no gukora ukore business yaguhaye, apana business atazi yo wakuye. Rero niba umugabo yaramubwiye ati reka ngushingire kenkayori hariya, undi akamubwira ati ngewe ndabyina, kandi kubyina akabona ata saa 5 z'ijoro saa 4 z'ijoro, ibyo nta mugabo wabyihanganira. Buriya ni nko kwiga hotelera uri umwana w'umukobwa, urayiga ukayikora uri umwana w'umukobwa ko umaze gushaka umugabo hari igihe utabikora, kuko nta mugabo uzakwihanganira kujya utaha saa 6 z'ijoro, kandi we yatashye saa 1 aho niwe uzataha ugasanga aryamanye n'umukozi. Urumva hari abantu benshi nk'uwo mugabo none se kankubaze nk'uwo mugabo ashaka akakubwira ati se niba umugabo umugore ataha saa 5 z'ijoro natashye saa 1, ubundi se usanze yarongoye umukozi wawe umushinja iki? Ko ari uri hafi, waba umushinja iki? Rero hari igihe umuntu aba areba akavuga ati aho kugira ngo mwihorere nkomeze mbane nawe kandi nanjye nkora ibi nitwa ngo ndi kumwe n'umugore, ahubwo twatandukana bikarangira. Kandi noneho buriya nepo iyo umugore n'umugabo burya batandukanye, buriya iyo umwe atarashaka n'undi atarashaka haba hari amahirwe ko abantu bashobora gusubirana, ariko iyo umwe akunze kugaragaza ko ari mu ngeso z'ubusambanyi cyane, n'ubundi bihita bigaragara ko ari we wananiranye. Rero nk'uriya mugabo uba utavuga wewe ntiwamucira n'urubanza, kandi we ntabwo akunda rwaserera, ubwo ni umugabo utuje nyine, ntabwo akunda rwaserera kuko nawe azikunda, akunda byacitse nawe twaba twaramubonye ku muhanda yaraje kubisobanura, ariko ntabwo abagomba ubusobanura kuko ibyo yakoraga byari ibyo nyine. tubivaho ndashaka tuza no kuganira ku kibazo kibaza iminsi
wagenda kubajije cyane cyane kuri saga imaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga witwa Miki n'uwitwa Kiramani wahoze ari boss we, aho umwe avuga ko umukozi we byaje kurangira arenzwe arijuta ngo yibagirwa noneho ngo igihe yamugaburiye ashonje. Uyu Kiramani avuga ko uyu mukobwa uyu mudamu Miki yamusuzuguye cyane ndetse kugeza naho yamutegerezaga aje mu kazi aho basanzwe bakorana aho basanzwe bahurira baje mu kazi akamubura. Uyu mukobwa nawe yaje avuga ngo sinjya nihangana agasuzuguro k'ababosi aho ushaka kunsuzugura ukavuga ko ari wowe wankoze kari wowe ungize. Ngewe ibyo nibyo nanze birangira rero ntago ngiye kugaruka muri filime yiwe avamo. Uyu mukobwa avumaze iminsi avugwa cyane cyane mu nkuru za hano ku mbuga nkoranyambaga, benshi bamugarukaho mu buryo butandukanye. Abenshi mwarabonye hari bitwa byavuzwe na Kasuku, hari byavuzwe na Dumba, hari n'ibindi byagiye bigaruka cyane cyane mu gutandukana kwiwe na Regis bahoze bakinana nawe yari boss we nawe baratandukanye ngo n'aba boss babiri bamaze gutandukana nawe ndetse bakaza none muvuga nabi cyane. Uyu mukobwa ni Gatiki byagenze gute kugira ngo ababose bose bamwihakanetse banamuvuge nabi kuri uru rwego? Buriya reka nkubwire ikintu wenda cyo gukora. Buriya ntureba uko ugenda ukora, nubona ukoranye n'umuntu ukabona mugomba gukorana, jya wirinda kugira ngo n'uwa kabiri aze muri cya kibazo nk'icyo wa mbere cyangwa n'uwa gatatu, kuko icyo gihe hari n'igihe ugera ku wa kane wanaharenganira abantu ntibabyumve bakumva ko ari we wananiranye. Buriya ikintu cyo gukina amafilime ngewe nigeze no kukinjiramo. Hari umudamu wigeze kudukinisha filime, urumva wenda ndashaka kukubwira ibyo nabonyemo. Iyo filime ni nziza cyane, sinzi impamvu atayishyira hanze pe. Yarayimanye yanze ko kuyisohora ngo baramuhenda ngo baragira gute, urumva? Iyo filime irahari yitwa Ku Munyinya, ni filime nziza cyane abantu bayibonye babona ari nziza. Iyo filime rero ikintu nabonye muri aba bakinnyi ba filime, buriya wenda kuba yarafashe umwanzuro akagenda ntacyo byaba bitwaye, ariko ikibi buriya niba muri ahantu muhurira muri abantu benshi, aricyo kintu naje kubona kuri uwo mudamu. Uwo mudamu ngewe mu bakinnyi bose bagera muri 70 ntekereza ko ari nge muntu yashimye ku mwanya wa mbere. Hari harimo amananiza yo kuzinduka, kandi nta n'amafaranga wenda afatika arimo kuko nawe nibwo yaragitangira, urumva? Noneho ugasanga muhuriye aho hantu, niba we babwira ububi bwa wa muntu, noneho ibyo bintu bikurura intambara, bikurura intambara zo kuvuga ngo urateza umwuka mubi. Ugasanga aho wagiye gukina bwa mbere urahagera ni wowe ubona defo kurusha abandi, ni wowe uhora ufite ikibazo kurusha abandi, amananiza arimo ntuyihanganira, urakongeza abandi wenda n'abatabibonye batari kubibona urabibumvishije. Rero ugasanga ibyo bintu ni bibi cyane. Ngewe narahabaye, ni ukuvuga ngo abantu bagiye bagenda bavamo, ariko urebye uburyo iyo filime nge nayikinnye nafashemo na role nyinshi cyane kuko yari yarankunze cyane pe ubyumva, ariko ku buryo nyine twaje no kuba inshuti kandi ni umubosi nyine. Kandi afite filime nziza. Kubera iki? Imyitwarire myiza. Banza umenye icyo wowe ushaka, kuko iriya filime iramutse isohotse ntekereza ko wayikinnyemo wese yahita aba umusitari, kuko ni nziza cyane, urumva? Ni ukuvuga ngo banza umenye icyo wowe ushaka, niyo waba ugikoramo uhomba, ariko icyo kintu gishobora kuzatuma kijya hanze, abantu bakagukunda, bakabona uburyo ukina, bakabona uburyo uri umukinnyi mwiza, n'abandi bakagutumira, kuko abandi ntago bazagutumira batakubonye, urumva? Ariko noneho kuvuga ngo ugiye ahantu icyo ushaka urakibagiwe, uhise ubona amakosa y'ababosi, uhise ubona amakosa y'abandi bantu, uratangiye urayatangaje, kana kameze gutya, ejo uvuye akana kameze gutya, kandi wenda uhavuye mu mwaka umwe, mu mwaka umwe umaze kwanduranya n'abantu babiri. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Habamo kwihangana kuko hari icyo akurusha, urumva? Agutunze kuko hari icyo akurusha. Ega n'umuntu niyo aba akurusha 5,000 ufite 3 undi afite 5, hari icyo akurusha. Banza utuze nawe ujye hejuru yiwe, wenda uzanamusezere neza, kuko buriya mu bantu bakorana ntihaburamo utuntu. Umuntu akagucyurira ukamwereka ko utabyumvise, umuntu akavuga ibi ukamwereka ko utabyumvise, ufite icyo ukeneye. Njye mbabwira ngo umuntu ashaka kumpa ibiryo akabimpa nyurira,
ariko igifu ugira ngo hari aho gihuriye n'izo nyuro aho cyo cyinjije. Urumva cyinjije ikibabaye ni umutima, ariko igifu cyo cyamaze kubona ibyo kigomba kubona, nubwo umutima utabonye icyo ushaka. Ariko kwihangana bituma umuntu anesha, kandi akaneshereza igihe kuruta uko wakwivumbura. Rero icyo ashaka, ntekereza ko niba hari n'ibyo yagezeho, ibyo yakabaye yaragezeho nibyo byinshi kuruta ibyo afite uyu munsi wa none. Kubera iki? Kubera za ntambamye zo kutihangana, zo guhubuka. Urumva? Zo guhubuka. Kuko buriya n'umurozi iyo muturanye ukamwereka ko ari umurozi, ukamwereka ko ubizi, arakwica cyane. Ariko iyo umweretse kuri ikigoryi burya nta n'icyuzi, avuga ati ubundi kiracyo ndagihora iki. Njye rero inama namugira, buriya nubwo abona ko ntacyo bitwaye, ariko biragitwaye. Nubwo abona ko ntacyo bitwaye, ariko impamvu bigitwaye ni iyihe? Nose nakorana n'uwa gatatu nabwo bikazabamo ikibazo. Nose n'uwo bari kumwe ejo ntihavamo ikibazo. Erega buriya uwo muri kumwe mwumvikanye uyu munsi wa none, urimo uramuha ibyo azavuga bw'ejo, urimo uramuha ibyo azabwira abantu, kababwira ati se yavuye kwa kana kabananiranwa, azabarananiranwa, murumva ari njye wari kumushobora. Hari abafata ko uyu mama ashobora kuba adashobotse. Nanjye nyine nibyo nkubwira, ndetse ngo ku rwego rwo hejuru. erega kuba uri mwiza, kuba ufite igihagararo, kuba buri wese yagukenera, ntabwo bisobanuye yuko abantu bazahagarika amaraso ku bwawe. Nta nubwo bizasobanura yuko abantu bapfa buri munsi, kandi harimo abeza kukuruta, abantu bakena buri munsi, abantu basaba buri munsi. Urumva? Rero ikintu cyitwa kwihangana iyo utakizi, ugahora uvuga ngo njye ntawe unsuzugura, ubundi batagusuzuguye babuzwa n'iki? Wazanwe n'abandi imihanda, ukumva umuntu arakubwira ati njyewe abantu ntacyo bambwiye, urakora muri kampani itari iya so. Urumva? Wicaye mu biro wahawe n'abantu akazi, wicaye mu ruganda runaka wahawe n'abantu akazi, ariko ukajya huta abantu ntacyo bambwiye, nta muntu n'umwe ubaho wishoboye. Kandi kwihangana buriya byari gutuma agera no kuri byinshi. Ibyo afite amenye ko buriya hari 1/2 yakuye harajugunye. Yego. Tubivaho uyu mukobwa ko sinshaka kutumutindaho cyane, abantu benshi banabyumvise banabibonye, saba ko tunabitindaho cyane. Reka twiganirire ku nkuru nabonye benshi bakire mu buryo butandukanye. Hari abababaye cyane, bamwe nagiye mbibona ku ma status atandukanye y'abantu, bamwe bavuga ngo ndababaye cyane, abandi ati uyu musore koko Imana nayo hari igihe ibona ko yibagiwe umuntu. Bagarukaga cyane kuri Ishimwe Dieudonné, wamenyekanye nka Prince Kid. N'umugabo benshi bamenye wateguraga irushanwa ry'ubwiza Miss Rwanda kuva mu myaka itambutse ishize, ndetse abandi bamumenye nk'umuhanzi. Uyu mugabo yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gukatirwa n'inkiko za hano mu Rwanda, we akahita acika akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe yafatiwe, sinzi niba ariho yahise yerekeza we na madamu we Iradukunda Elisa. Uyu mugabo ibyo bizarangira gute? Iriya nkuru yanciye umugongo kabisa, mba yambabaje cyane ku buryo nanjye nashatse igisubizo ndakibura. Ese ubundi yafashwe nande? Na Amerika? Yafashwe niyo bita ICE, ni nk'abasirikare ni akura wumva ngo nka RIB, ariko noneho yo ifite irindi shami. None se ubwo barabashinzwe gufata cyane abantu binjiye muri Amerika batuyeyo badafite ibyangombwa byemera kuba bahatura. Ariko ntekereza ko ntago ari we muntu uri udafite ibyangombwa. N'abandi bari kubacyura. N'abandi bari kubacyura. Ariko we yashyiriweho n'impapuro ndetse zimuta muri yombi. None se mana yanjye shasi, biriya bintu rwose ntabwo mfite ikintu nanabivugaho. Gusa ikintu wenda nakwisabira leta izamworohereze nk'umwana w'u Rwanda pe. Prince Kid. Izamucyure rwose, itange n'imbabazi. N'ukuri perezida azatanga imbabazi, azazitange n'ukuri. Kuko ntekereza ko nta n'icyaha kirimo. Hariya muri Amerika hari interahamwe ziriyo, izo ni nazo bakaduhaye kuruta uko bakaduha n'abantu badafite n'ibyaha. Urumva? Ariko n'ukuri bazashyiremo imbabazi. Kuko iyo umuntu yakoze ikosa rifatika, nyine abantu bo barabivuga bakavuga bati taha nyine ufungwe. Ariko ntekereza yuko hari ahantu hakabayemo imbabazi n'ukuri bakamureka.
yamaze gutabwa muri yombi rero dutegereje kumenya niba azagarurwa mu Rwanda cyangwa azakurikiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. oya kugaruka ko azagarurwa niba adafite ibyangombwa, kuko n'udafite ibyangombwa baramucyura. nkanswe noneho utabifite afite n'icyo akurikiranwaho. Yego. none se yaba ajya kuburanira muri Amerika kuko afite ibyangombwa byaho? erega muri Amerika ntekereza ko ngira ngo nabo baburanisha umuntu ufite ubwenegihugu bwaho, cyangwa bemerera kugira ngo umuntu afungwe kuko afite ubwenegihugu bwaho. ariko umuntu bafashe nk'inzererezi adafite ibyangombwa, nabo ntago niyo yaba adafite icyangira ngo baramucyura ahari. uyu mugabo yabaje benshi cyane. shangewe yambabaje pe, yambabaje, ariko nyine leta nayo igomba kuzashyiramo ubworoshye n'ukuri kamworohera. Reka dusoreze hano ikiganiro cyiza turi kugirana na Jennifer, ariko wibutse nimero yawe kuko abantu banibuke ko utegereje kuzabagwa. Impamvu bashoka ahubwo mbirimo n'ubu dore niyo ndi kujya n'ubu niho uri kwerekeza. Abantu rero benshi bamaze iminsi bumva tujya tubigaruka mu biganiro bitandukanye dukorana, ariko bakibaza ngo bizaba ryari n'iryari. Abo bose rero mwibaza ibyo byose, mugiye guhamagara Jennifer kuri nimero ye, yagiye kubibabwira, ndetse no muri comment muri description muranaho muraza kuyibonamo. Bifuza kuba mwagira icyo mumufasha, bifuza kuba mwamuhamagara mwamuganiza, niwajyana ibyo mubaza, nibagiye kuba namubaza, muranyura kuri iyo nimero ibagezeho kugira ngo dusoze. 0788 5 5 84 18 0788 5 5 8 2 5 5 8 4 18. Yego. Reka ngushimire ikiganiro cyiza twagiranye, mbashimira cyane mwakoze subscription ku Giho TV. Tuba twabagiye muri kino kiganiro, twatangiranye twatugiranye ku musozo. Ngushimira cyane wowe ho rutanga ibitekerezo ku nkuru n'ibiganiro bitambuka hano ku Rugendo TV. N'uyu munsi ukaba utanze igitekerezo ku kiganiro tumaze kugirana na Jennifer. Nge nitwa Nepo, Imana ikomeze kubarinda.